Haleluya. Ubwo iteraniro ryacu rigiye gutangira, nda bintu biri buze kutorogoya. Mureke dutangire turi gusenga. Mwifate neza dusenga. Nahumye. Mana yacu, Imana yo mu bugoyi, Imana ishobora byose. Icyo kintu cyo ubucyumvishe, wumve ko urabana natwe kuva ku gutangira kugera ku iherezo. Oh haleluya. Abakristo banje ubagirire neza, ubahereza ibyo kujya, ubahereza ibintu byose, ibyo bifuza, ibyifuzo byose ubibasubize mu izina rya Yesu. Bagiye ku musaraba. Icyo kintu aba bakristo baba bacyumvishe, Bibiliya iravuga ngo aciceka kinyendaro uri kuvuga ngo ndago kumva neza uruko bagetse kanyoke. Mirambwiye ngo uyu muntu uri gutukana iramwima ibintu byose yarashaka kumenya. Icyo kintu muracyumvisha, ibyifuzo byawe we Imana ndagira bikemura. Ibyifuzo byanjye no kukwica ndagira utaragagara uyu munsi. Kinyendaro we mwakristo mwumvisha kino gihetsira, mwumvira kino kinyendaro kiri kunza kuriza ngo kanya mahaye muyigize zibagetse. Ambo tugiye gufata ijambo ry'Imana, tugiye gusoma sha, kandi Imana yambwiye ko burahari ikintu kirapfira mu iterero arifata mu muno bigashobo ziba kinyendaro. uri kubesha abantu hano twaje kubesha faka kinyendaro. Uvuze ngo ndi kubesha waruhetsi we, nge pasteri arabesha ka waruhetsi ubwo runyendaro ngo kera ko gikanura amaso nka. Oh haleluya. Jamu mutami. Icyo kintu aratumvisha, uyu agiye mu mwuka. Haleluya. Bisashimye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'agahinda. Ibyo birakureba. Igitabo cy'agahinda, ibice miliyoni 2. Yesu akuzwe. Muri Bibiliya haranditse ngo nimuhishure ibyahishuwe, nimubihishure wowe. Kumbi bireme. Oya ibisindisha byo ndaga Imana ibyemeraga wakinduwe. Kandi ko ndago ndayishyira tena. Bageze ndavuze ngo Bibiliya nikivuga ngo muhishure ibyagize uti. Uburetse turakanywa mu kanya je nawe nidusohoka turakanwa. Biga muri amaturo anatanze bano bapasiteri batangiye kuzana amayoga ngo bafite inzoga. Bagomba kuyagarura. Bagomba kuyagarura. Uragwavumba. Uretse ruturutseho ubundi wari warubonye. Nazanye n'akabungu. Uyimare. Umuntu akikinyota ubona ukuntu umuntu barasararaga. Ahubwo wenge kubwiriza wongera usomyeho. Uragwavumbura urumbuture. Yes, DJ. Turi kumva ijambo ry'Imana. Abo iki giheti narindi kugishyira mu magusa. Haleluya. Amen. Reka tubwire uyu mugabo wo hirya watuye 500. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Katera haleluya nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ambo tugiye mu guhimbaza. Tugiye guhimbaza. Reka dusabe Urandukira inzoga. Kabagetse. Reka dusabe Binyoni uyu munsi yaguze umupira. Amadayimoni kamuvuyemo, pasteri yarari kumusengera. Icyo kintu muracyumvishe. Ambo reka dusabe sengegera segihetsi sekinyendaro ahaguruka atera haleluya witwa Binyoni pa. Umva ndasi bagomba gutesira. Imana yavuze ngo uyu muntu
uramurizi Imana ikugiriye neza icara mu itorero ryanje ego nikicara n'iki hamwe n'iki gihe haleluya haleluya umumara kumva nikuveho n'izina rya Yesu urebusha waruhetse uri kureba ukuntu uri kunkuraho abakristo icyo kintu uri kukibona buriya kandi mugoye arakwahura aho gusa kinyendaro we ubu urukundunga izo ngizo ubwo urukumva biragenda kandi sha ningutunga imbunda yanjye hari igihe bura izi nkweto wazoza washira haleluya amen ariko ndabona aba bapasteri Imana iravuze ngo ibyo bintu byose mubireke kuko Mana yanjye haleluya 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 icara warunyamara ishimwe cyane tugiye gusoma mu gitabo cy'agahinda mbe mama nanjye nguwese biba usukura pastor wa kinyendaro igitabo kino gati kigenzi cyawe ndakiritu biba ko urukundo yawaje mu muzima Bibiliya iravuga ngo mucahe umutwike umuvune numara kumuvuna umwice abore umwice agashinyaguro mureke manze nsoma ijambo ry'Imana mugire ituze amen mugire iki ituze mugire iki ituze mugire iki ituze kandi kwa gihetsiwe ariko tugiye gusoma kuko iba muri Bibiliya ibi si byavuye kuva ryari ko ibi byaturutse ijambo ry'Imana ese mwana umva birabe muri Bibiliya ko niwe tugabanyije ibice 87 ituze dusenge niki gihe kiri kumudera nawe uri kinyenda mvagiye kandi kino gihe sibura wabona gutereze mugoyi bari abazimu bakwahura ye mwana na pasteri ni ziba wanyamaho mureke abana bato banzanye ye mwakomera gasanzwe n'abazimu ceceka hagarara ku ndebe hagarara ku ndebe ngo tera haleluya tera haleluya manuka waruhetse manuka maravumba kinyenda kandi kino semuhotore semiharavumba senya reka dusabe sembwa sengegera semuhotore senyana yimbwa ngetura maheru mabyigicucu ahaguruka tera haleluya ari we binyoni egwa haleluya amen 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 pastor wacu nurutu numutere murimba ngire akaba pastor yawe mwicare amen enda gusoni nawe enda gusoni nakubonye turi mu mwuga umwe haleluya pasiteri amen uzaruringegera kuko uri umutubu wageretsiwe wakinyendaro ubucecetse uje kurirya cyangwa uri umutima ngiye kubahanurira Imana irambwiye ngo yirange tura yihaye inzu Imana irambwiye ngo kino cy'ibitsatsi haleluya pasiteri ukuza n'akantu ko gutukana ziba wakinyendaro amen akubari amen Imana yarabyanditse ngo muceceke Imana irambwiye ngo uyu mumama watuye 20 naturi 7,000 Imana izamuye imodoka ngo mwese turamye ambo nimba hari umurongo wasomye ukawukunda muri Bibiliya uzajya uwushiramo kano kantu mwese mwakabonye kandi mureke njiremo iki kintu ku buryo ndazawibagirwa namwe nimba hari umurongo wasomye ukumvura ukunze cyane uzashiremo kino kintu ibi ni mwana wawe nimureke tumuturire akajya kugura umva nakoze ikiyede ndadura n'urebe ibyo agiye kugura sinakubwiye kiriya cyane tugihotera hakiri kare nakubwiye ngo mbese umwe ku nzu rwashizemo uburozi uranga uraba imyenda si rumwe hakiri kare ukanga umunsi wasoma kuri inzoga tukagihotora inzoga
turadukingirizo tw'amakiguzi kiradufashe n'utwe. Kira kinyendaro turakidura. Erega n'umwuga rwumye. Batemeze ko turi kubareba. Muturebe cyangwa mutureke. Ni babirebe cyaba bireke ubundi guca turajyamye. Ambo. Hereza kadukanje. Hongeka ngo abandi bose ngabareke. Umva. Murebe ibyo bintu. Icara. Agakingirizo kanjye urakishu. Ambo. Icyo tukireke. Yesu yaravuze ngo bana banje. Ngwari takira ka. Ngwari bihushi mu kanwa gahwe. Yawurira nayikingiraga. Eka ye birabi gofero ngo ni Binyoni ka nyonagurike kawe. Ambo gwa murongo gwa miliyoni tugabanyije 18 kugabanya 7 gukubye 5 haranditse ngo abantu bose baburanya ga pasteri, abantu bose batajaga mu dini ryanje. Muje muranywa ji, iyi ni ji. Muri kumva apani gisindisha. Nimugera nijoro mugakoreshe neza. Haleluya nubwirinze. Mwirinde icyaha. Mwirinde iki? Kunzoga. Mwirinde iki? Iki ni icyaha. Mwirinde kunywa supadi. Mwirinde icyaha. Unywa supadi. Reka dusabe umuntu madusengere asengere iri jambo ry'Imana. Hari ikindi ndona narangiza. Noneho mu gitabo cy'agahinda andi ya miliyoni tugabanyije 80 ho haravuga ngo mwese muzapfa pasteri we azahinduka umusoro. Elisa zapfa. Elisa azabora. Naho nkuba. Wakinyenda wese. Naho nkuba wazapfa bore. Azabora gutera. Wakinyendaro hano handitse ngo iki? Kino kinyendaro ndagihaye. Muri Bibiliya haranditse ngo Kristo azasohora indirimbo yitwa Sekoma. Muzayibyina mukiyagahimbaza uzayumvira indirimbo tuyibye. Mucuranga indirimbo yo gusoza iteraniro. Icyo kindo muracyumvishe. Muracyumvishe. Pasteri. Muramucyumvishe. Mbunda mu rusengero. Iyo ndirimbo iyo ndirimbo yitwa Sekoma uzayumvira kwa Satani cyangwa mu ijuru. Sekoma. Uyu ni Sedoro wapfuye, ni cedy. Cedy mani guhirukiro ridashirada. Uziko yanapfuye we.